Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cy'104 kudasesagura mu myambarire. Ubwoko bw'Imana bukwiriye kurangwa no kudasesagura, budakebakeba mu buryo bukoresha umutungo. Kugira ngo bugire icyo butunga, bugomba kuzanira Imana buvuga buti, kandi ibyawe akaba ari byo tugutuye. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 29 umurongo wa 14. Uko niko bugomba gushimira Imana imigisha ibuha. Uko ni nako kandi bugomba kwibikira ubutunzi iruhande rw'intebe ya cyami y'Imana. Ab'isi bakoresha amafaranga menshi ku myambaro, kandi ayo mafaranga yagombye gukoreshwa mu kugaburira no kwambika abishwe n'inzara n'imbeho. Abantu benshi Kristo yatangiye ubugingo bwe ntibafite n'imyambaro iciriritse cyane ihagije, ndetse n'imyambaro yo ku rwego rwo hasi, nyamara abandi bakoresha ibihumbi byinshi bitabarika mu muhati wabo wo guhaza kwifuza ibigezweho kwabo kutigera kunyurwa. Uwiteka yararikiye ubwoko bwe kuva mu bisi no kwitandukanya nabo. Imyambaro ishashagirana cyangwa ihenze cyane ntabwo ikiri abizera ko turi mu minsi ya nyuma y'igihe cy'imbabazi. Intumwa Pawulo yaravuze ati, nuko ndashaka ko abagabo basenga bose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza, nk'uko bikwiriye abagore bavuga ko bubaha Imana. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 8 kugera kwa 10. Ndetse no mu bavuga ko ari abana b'Imana, harimo abatakaza mu myambaro amafaranga menshi arenze uko byari bikenewe. Dukwiriye kwambara tukaba dukeye kandi bikaba bibereye ijisho. Ariko rero bashiki banjye, igihe mugura cyangwa mwidodera mu bwanyu kandi mukagurira abana banyu imyambaro, mujye mutekereza ku murimo ugitegerejwe gukora mu ruzabibu rw'Uwiteka. Ni byiza kugura ibikoresho byiza no kubikoresha neza. Ibi ni ukudasesagura. Ariko rero imitako ihenze ntabwo ikenewe, kandi kuyikunda cyane ni ugufata amafaranga yagombye gushyirwa mu murimo w'Imana mukayakoresha mu kunezeza inarijye. Ntabwo imyambaro yanyu ari ituma muba ab'agaciro mu maso y'Imana, ahubwo umurimbo w'imbere, ubuntu bw'Umwuka Wera, ijambo ryuje ubwenge n'ineza no kuzirikana abandi, ibyo ni by'Imana iha agaciro. Mwambare mudashyizeho imirimbo itari ngombwa, kandi kubw'umutungo mwisigiye muzigamire iterambere ry'umurimo w'Imana. Kwiyanga kunezeza Imana. Igisomo ryo kwiyanga kandi uryigisha abana bawe. Ibyo ushobora kuzigama byose kubwo kwiyanga ubu bikenewe mu murimo ugomba gukorwa. Abababazwa bagomba guhumurizwa, abambaye ubusa bakambikwa, n'abashonje bakagaburirwa. Ukuri kugenewe iki gihe kugomba kubwirwa abantu bose batakuzi. Turi abahamya ba Kristo, bityo ntitugomba kwemerera inyungu z'iby'isi gutwara igihe cyacu n'intekerezo zacu, ku buryo tudatega amatwi iby'Imana yavuze ko ari byo bigomba kubanza. Hari inyungu zihanitse tugamije zishobora kujya mu kaga. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kristo yatanze ibyo byose abishyira mu murimo yari yaraje gukora, kandi ijambo atubwira niri ngo, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Mukaba abigishwa banjye. Matayo 16 umurongo wa 24 na Yohana 15 umurongo wa 8. Kristo yitangiye gusohoza ubushake bw'Imana, abikoranye ubushake kandi abikunze. Yarumviye ageza ku gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Mbese twe tuzumva ko kwiyanga ari umutwaro turemereye? Mbese tuzasubira inyuma twange ko bafatanya imibabaro nawe? Urupfu rwe rwagombye gukangura agatsi kose ko mu bugingo bwacu, rukadutera gushaka kwegurira umurimo we ibyo dufite byose n'uko turi kose. Igihe dutekereza ibyo yadukoreye, imitima yacu yagombye gusabwa n'urukundo. Abazi ukuri nibashyira mu bikorwa kwiyanga gutegekwa mu ijambo ry'Imana, ubutumwa buzajyanwa hirya no hino bufite imbaraga. Uwiteka azumva amasengesho dusenga dusabira abantu ngo bahinduke. Ubwoko bw'Imana buzareka umucyo wabwo umurike, kandi abatizera nibabona imirimo yabo myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Gukunda kwigaragaza bibyara gusesagura, kandi ku basore n'inkumi benshi bibavutsa kurangamira imibereho itunganye. Aho kugira ngo bashaka uko biga ngo barangize amashuri, bajya gushaka imirimo bakiri bato cyane kugira ngo babone amafaranga yo guhaza kurarikira imyambaro kwabo. Kandi binyuze muri uku kurarikira, abangavu n'inkumi nyinshi bakururirwa mu irimbukiro.
Kwiyoroshya no kubonera byaranze abagorozi b'Abaprotesitanti b'Abongereza. Kubonera no kwiyoroshya byaranze aba bagorozi ni nabyo byagombye kuranga ibikoresho n'amazu y'abantu bose bizera ukuri gukomeye kugenewe iki gihe. Umutungo wose ukoreshwa mu myambaro cyangwa mu kurimbisha amazu yacu mu buryo budakenewe uba ari ugupfusha ubusa amafaranga y'Uwiteka. Ni uko ibi byari gukora umurimo w'Imana hagamijwe kunezeza kamere y'ubwibone. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo cy'ubutumwa ku basore tugeze ku gice cy'105 kunezeza inarijye. Iyo nsuye ingo z'abantu bacu n'amashuri yacu, nsanga ahantu hose ku meza, utubati n'ahakikije ubwotero huzuye amafoto. Haba iburyo ndetse n'ibumoso hagaragara amashusho n'amafoto y'abantu. Imana yifuza ko bene ibi bintu byahinduka. Iyo Abakristo yari ku isi yavuga ati nimukureho ibyo bintu, nabwiye ko bene ayo mafoto ari nk'ibigirwamana bitwara umwanya n'intekerezo byagombye kwegurirwa Imana. Bene ayo mafoto atwara amafaranga. Nyuma yo kumenya umurimo ugomba gukorwa muri iki gihe, mbese birakwiriye ko tutagaguza amafaranga y'Imana dukoresha amafoto yacu ubwacu n'ay'inshuti zacu? Mbese ifaranga ryose dushobora kuzigama ntiryakoreshwa mu kubaka umurimo w'Imana? Ayo mashusho n'amafoto bitwara amafaranga yagombye kwegurirwa gukoreshwa mu murimo w'Imana, kandi ayo mafoto ateshura ubwenge ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Uburyo bwo gusenga ibigirwamana. Uku gukora amafoto no kuyahererekanya ni uburyo bumwe bwo gusenga ibigirwamana. Satani ari gukora uko ashoboye kose kugira ngo ateshure ibitekerezo byacu bye guhangwa mu ijuru. Ni mutyo twe kumufasha dukora ibigirwamana by'amafoto. Dukeneye kugera ku rugero ruhanitse rurenze urw'ayo masura y'abantu ashobora gutanga. Uwiteka aravuga ati ntimukagire izindi mana mu maso yanjye. Abavuga ko bizera Kristo bakeneye gusobanukirwa ko bagomba kugaragaza ishusho ye. Ishusho ye niyo igomba gushyirwa imbere y'ubwenge bw'abantu. Amagambo avugwa agomba kuba aherekejwe n'impumeko y'ijuru. Mugire nyambere iby'ibanze. Abantu bateye intambwe bagakorerwa umuhango ukomeye wo kubatizwa barahiriye gushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Barahiriye gukora batizigamye kubw'agakiza k'abanyabyaha. Imana irabaza abitirirwa izina ryayo iti, mbese mukoresha mute imbaraga zanyu zacungujwe urupfu rw'umwana wanjye? Mbese mukora ibyo mushoboye byose kugira ngo mukure mugere ku rugero ruhanitse mu gusobanukirwa iby'umwuka? Mbese mugerageza guhuza inyungu zanyu n'ibikorwa byanyu n'ibintu by'ingenzi bisabwa mu bugingo bw'iteka? Ni mutyo mu bwoko bw'Imana habemo ivugurura. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ibindi byose mujye mubikorera guhimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13:31. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:31. Abo Uwiteka yahaye inshingano z'umurimo we bahihibikanira kwamaza ubutumwa kugira ngo abari kurimbukira mu bujiji babashe kugarurwa. Mbese kubwo kwiyanga ntimushobora kugira icyo mukora cyabafasha mu murimo wabo? Nimuhaguruke kandi mugaragaze ko mwahindutse mubigaragarishije kumaramaza kwanyu n'umuhati wanyu utarangwamo kwikanyiza. Ifaranga ryose rirakenewe mu murimo wo gukiza abantu. Amafaranga abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bakoresha mu gutunga amafoto agizwe n'amasura y'abantu yagombye kunganira abavugabutumwa benshi bari mu murimo. Amasoko arema imigezi. Dukoresha nabi ubutunzi bw'Uwiteka igihe umutungo wagombye gukoreshwa mu kwamamaza ubutumwa buheruka bw'imbuzi tubukoresha mu gushimisha kamere yacu. Niba uko gukoresha amafaranga y'Uwiteka mu gushimisha kamere, mbese wakwite gute ko Uwiteka azakomeza kuguha ibyiza bimukomokaho? Mbese databuja afata ate abashora amafaranga ye mu mafoto mu buryo bwo kunezeza kamere yabo? Ayo mafaranga yagombye kuba yarakoreshejwe mu kugura ibitabo bisomwa byo kohererezwa abakiri mu mwijima w'ubujiji. Ukuri Uwiteka yaduhaye kugomba kugezwa ku batuye isi. Twahawe amahirwe yo gukora uyu murimo. Tugomba kubiba imbuto z'ukuri ku nkombe z'amazi yose. Uwiteka duhamagarira kwiyanga no kwitanga mu byo dukora. Ubutumwa bwiza busaba kwitanga wese tutizigamye. Ibisabwa mu murimo w'Imana bisaba gutanga ibyo dushobora gutunga byose. Gukabya kwacu mu by'amafoto mu ruhande rwacu byabaye kunezeza kamere yacu, kandi ibyo bitanga ubuhamya butavuguruza. Kubera uko gusayisha no gusesagura amafoto, ibiti n'ibindi biyakoreshwamo byararimbuwe kugira ngo bikongorwe n'umuriro wo mu minsi ya nyuma. Inshingano yo kwiyanga. Nyuma yo kuva ku rugo njya ku rundi no kubona amafoto n'amashusho menshi, nahawe amabwiriza yo kuburira abantu bacu ngo birinde iki kibi. Iki ni ikintu gikomeye tugomba gukorera Imana. Tugomba gushyira ibi bigirwamana by'amafoto n'amashusho kure y'amaso yacu. Nta cyiza atera
nta cyiza atera abantu gukora, ahubwo yitambika hagati y'Imana n'umuntu. Ayo mafoto nta kintu ashobora gukora cyafasha mu kuba imbuto z'ukuri. Kristo arahamagara abantu bose bavuga ko ari abayoboke be kugira ngo bambare intwaro zose z'Imana. Ibigo byacu by'uburezi bikeneye kugerwaho n'imbaraga ivugurura ya Mwuka w'Imana. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshya n'iki? Nta kiba kimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Matayo 5:13. Abahabwa imirimo ngo babe abigisha mu mashuri yacu no mu mavuriro yacu bakwiriye kugira urugero ruhanitse rwo kwitanga, kandi abanyeshuri biga muri ibyo bigo bujuje ibyangombwa byo gukomeza bakajya mu murimo wo kwamaza ubutumwa bakwiriye kwiga kwiyanga. Turi ibisonga by'Imana, kandi ibisonga bishakaho ko biba abanyamurava. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 2. Amafaranga Imana yaturagije agomba gucunganwa ubwitonzi. Tugomba gutera imbere mu kugera ku cyo twitezweho tubinyujije mu gukoresha neza impano twahawe, kugira ngo Umwami Imana naza tuzabashe kumumurikira ibyo n'urwunguko twabibyaje. Kwifotoza kenshi. Imitima y'abasore n'urubyiruko yuzuyemo gukunda inarijye. Ibi bigaragarira mu byifuzo byabo byo kubona amasura yabo afotorwa n'abanyabugeni, kandi ntibanyurwa no kubona bafotowe rimwe, ahubwo barongera bakicara ndetse bakifotoza kenshi, kandi buri nshuro baba biringiye ko iyanyumiza kurutiza iyazibanjirije, ndetse ikagaragara mu by'ukuri ko ari nziza cyane kurusha umwimerere. Batagaguza amafaranga y'Umwami wabo muri ubwo buryo, ariko se bunguka iki? Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cy'106, kudasesagura n'ubugiraneza. Abantu benshi basuzugura kudasesagura bakabyitiranya no kuba abanyabuntu buke, ariko kudasesagura ni kuvuguruzanya no kuba umunyabuntu. Tugomba kuzigama kugira ngo tuzabashe gutanga. Nta muntu n'umwe ushobora kurangwa n'ubugwaneza nyakuri atagize kwiyanga. Kubwo kurangwa gusa n'imibereho yoroheje, kwiyanga no kudasesagura nibwo byadushobokera gusohoza umurimo twahawe nk'abahagarariye Kristo. Ubwibone no kurarikira iby'isi bigomba gukurwa mu mitima yacu. Ihame ryo kutikanyiza ryahishuriwe mu mibereho ya Kristo rigomba kugaragarizwa mu murimo wose dukora. Ku mafoto n'imitako byo ku nkuta z'amazu yacu tugomba kuhasoma ayo magambo ngo, zana abakene bameneshejwe mu nzu yawe. Ku tubati twacu tw'imyenda hagomba kugaragaraho amagambo asa n'ayanditswe n'urutoki rw'Imana ngo, mwambike abambaye ubusa. Mu cyumba dufatiramo amafunguro no ku meza usanga huzuyeho ibyo kurya byinshi. Twagombye kuhabona handitsweho ngo, mbese ntibikwiriye gusaranganya ibyo kurya byawe bwa bakene, amarembo akinguye mwabamo ingirakamaro. Imbere yacu hari imiryango myinshi ikinguye dushobora kubamo ingirakamaro. Akenshi twitotombera ko dufite umutungo muke cyane, nyamara iyo Abakristo bashishikaraga bakongera umutungo bafite ukikuba inshuro 1000. Kwikanyiza no gusesagura abantu banezeza kamere nibyo biba inzitizi mu nzira yacu yo kuba ingirakamaro. Mbega umutungo mwinshi ukoreshwa mu bintu bigaragara ko ari ibigirwamana, ibintu bitwara intekerezo, igihe n'imbaraga byagombye gukoreshwa mu bintu bihanitse. Mbega amafaranga menshi akoreshwa ku mazu ahenze n'ibikoresho bihenze, ku binezeza bya kamere, ibyo kurya bihenze kandi bitagirira neza umubiri, ndetse no kwishimisha mu byangiza. Ni amafaranga atagaguzwa ku mpano zitagira uwo zungura. Abavuga ko ari Abakristo muri iki gihe bakoresha amafaranga menshi mu bintu bidakenewe, ndetse akenshi byangiza kurusha ayo bakoresha mu gushaka uko barokora abantu mu maboko y'umushukanyi. Benshi bavuga ko ari Abakristo bakoresha amafaranga menshi ku myambaro, ku buryo nta mafaranga basiga yo kunganira abandi mu byo bakeneye. Batekereza ko bagomba gutunga imitako ihenze n'imyambaro y'igiciro, bityo ntibite ku bukene bw'ababona n'akenda koroheje bibabijije icyuya. Guteranya utuvungukira. Bashiki banjye, iyo mwasanishaga imyambarire yanyu n'amategeko yatanzwe muri Bibiliya, mwagira ibihagije rwose byo gufasha bagenzi banyu bakennye cyane. Ntabwo mwagira umutungo gusa, ahubwo mwabona n'igihe. Akenshi ibi biba bikenewe cyane. Hari benshi mushobora gufashisha ibitekerezo byanyu, ubuhanga n'ubumenyi byanyu. Nimubereke uburyo bworoheje bwo kwambara ariko kandi bwiza. Abagore benshi bakomeza kwibera kure y'inzu y'Imana bitewe n'uko imyambaro yabo yabaye ubushwambagara kandi itakibakwira, ndetse iteye mu buryo buhabanye cyane rwose n'iy'abandi. Abantu benshi bafite umutima uzirikana bumva barakojejwe isoni cyane kandi bararenganyijwe bitewe n'iri tandukaniro. Kandi bitewe n'iryo tandukaniro, benshi bagera ubwo bashidikanya ukuri kw'iyobokamana, ndetse bakagera ubwo binangira imitima bakanga ubutumwa bwiza.
Kristo aradutegeka ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfushwa ubusa. Yohana 6:12. Mu gihe buri munsi hari abantu ibihumbi byinshi byicwa n'inzara, kumena amaraso, inkongi z'umuriro n'ibyorezo ni ubusa, ukareba ko nta kintu gikoreshwa bitari ngombwa kandi cyagombye kugirira undi muntu akamaro. Mu gihe buri munsi hari abantu ibihumbi byicwa n'inzara, kumena amaraso, inkongi z'umuriro n'ibyorezo, ni byiza ko umuntu wese ukunda bagenzi be areba niba nta kintu gipfushwa ubusa, akareba ko nta kintu gikoreshwa bitari ngombwa kandi cyagombye kugirira undi muntu akamaro. Gupfusha igihe cyacu ubusa ndetse n'ibitekerezo byacu no gukora nabi. Igihe cyose dukoresha mu gushaka kunezeza kamere yacu tuba tugipfusha ubusa. Iyaba agahe kose kahabwaga agaciro kandi kagakoreshwa uko bikwiriye, twabona igihe cyo gukora ikintu cyose dukeneye kwikorera twe ubwacu cyangwa icyo twakorera abatuye isi. Mu gukoresha amafaranga, igihe, imbaraga ndetse n'amahirwe tugira, ni mutyo buri mukristo wese asaba Imana aba ariyo imuyobora. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge busaba Imana, iha abantu bose itishama itimana kandi azabuhabwa. Yakobo 1:5. Amabwiriza ku gucunga umutungo. Ntabwo bishoboka ko ahangaha twasobanura akantu kose kerekeye ku gucunga umutungo no kudasesagura byakorwa. Abegurira Imana imitima yabo burundu kandi bakemera ijambo ryayo kubabera umuyobozi, bazamenya uko bitwara mu nshingano zose z'ubuzima. Bazigira kuri Yesu w'umugwaneza kandi woroheje mu mutima, kandi mu gukurikiza ubugwaneza bwa Kristo bazakinga imiryango ibishuko bitabarika byajyaga kwinjiriramo.